muto kuba yaravuze ngo barwanye dolari nta usibye gusa rubanda rwo hasi rutazi ibyo ari byo n'abashobora gutekereza ngo Amerika wenda yababara no Amerika n'ubundi dolari ntabwo ari faranga rya Amerika nayo muri rwego uriya mugabo wo muri Burkina Faso Traoré nashimaga mwashimaga wumva yamwahaye ingabo abasirikare ngo bagera ku bihumbi muri 400 ibyo ngibyo hari icyo bivuze ba Burkina Faso muri Congo hanyuma aho bigeze uravuze uti ubu noneho M23 ku banyamerika bagiye kwerura abashinwa n'abarusiya nabo ku ruhande rwa Congo berure intambara igiye kuba intambara yeruye buri ruhande rugaragaza urushyigikiye niko mbibona nubwo bitari byaje ariko birimo niho bigana cyane cyane ibyo Ruto yavugiye hariya n'ukuntu Biden uko babiganiragaho bisa nkaho bari bahuje imyumvire ku kintu kuri icyo kintu. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha piga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boîte na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza. Turi kumwe na Pastor Musisi nk'ibisanzwe turagaruka ku ngingo zitandukanye nk'uko mubimenyereye. Ariko Pastor uri amahoro? Ya ndaho ndashima Imana namwe mbashimira Imana ko muriho mukaba kandi mugikomeje umurimo muri gahunda tugira yo kugira ngo nibikunda abantu bajye bamenya iby'isi uko bimeze ariko bamenye n'ubuhanuzi yuko by'ukuri bw'Imana yateguye kandi bakwiriye kumenya kugira ngo barebe igikorwa cyangwa ubuhungiro bwabo nyakuri ubwo aribwo. Ya Pastor mu kiganiro cya none rero tugiye kurebera hamwe ingingo zitandukanye nkuko namaze kubivuga. Turahera ku ngingo irebana n'igicucu cy'urupfu kibuditse ku isi ariko niyo n'umutwe w'ikiganiro. Aho turebera hamwe kwiyoberanya kwa Illuminati ku ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Tugaruke ku bijyanye no kwenyegeza intambara ya gatatu y'isi aho bigeze kure. OTAN ikabishaka kurasa ku butaka bw'Urusiya inyuze muri Ukraine. Ya Pastor, reka turebere hamwe rero iyi ngingo yo kwiyoberanya kwa Illuminati ku bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Iyi ngingo yisobanura ute? Iyi ngingo nyisobanura nifashishije events ibigenda bibaho mu by'ukuri tuba tuzi yuko atari byo bijyanye n'ukuri. Nk'uko mubizi muzi intambara muri kano karere ko imaze kuba ndanze. Illuminati of course inyuze muri za mikoro zayo ari byo bihugu n'abayobozi babyo iyo bagenda bavuga n'ibyo batangaza biba ari urucantege umuntu akabirwa icyo afata.
ubushize twabonye President Ruto uburyo yagiye muri Amerika ngo turebe ku ruhande rw'akarere avuga kuri Congo, avuga amagambo twibwira yuko mu by'ukuri yari meza ku ruhande rw'ukuri, ntabwo ari ku ruhande rwa M23 cyangwa rwa Congo cyangwa nk'uko bamwe babitekereza, ariko ni ku ruhande rw'ukuri, kuko yashimangiye ko mu by'ukuri u Rwanda na M23 ni ibintu bitandukanye, kandi ahamya yuko M23 ari abanyekongo, which is true. Ibyo rero bikaba byaragaragaje ikintu cyiza cyari kimaze iminsi gihigwa, kandi nabo yakibwiraga bari basanzwe bakizi, ariko ntibashobora kukivuga. Ariko impamvu yakivuze nabyo bifite icyo bivuze, kuko muri Amerika ubwaho abo yari yaravuze yuko atabifuza, ashaka yuko idolari ryabo rigwa, kandi kugwa ku idolari nuko abantu burya batabizi, kuko yavugaga yuko rikwiriye gusimburwa ngo n'ifaranga ry'ibihugu biriya bya BRICS. Ariko mu by'ukuri abantu benshi batekereza baravuga bati se kuki ashobora kuvuga kuriya kandi akajya muri Amerika bakamwakira nk'umwami? Ni ukubera ko iriya porogaramu yo kubita hasi idolari n'ubundi isanzwe ihari, kuko idolari barashaka yuko hari gahunda yo gufata ubutware bw'amabanki ku isi, kuko ubutware bw'amabanki nibwo butegeka isi, ariko no binyuze mu ifaranga rifatika. Ariko no bagashaka kugira ngo bo ubwabo ba nyir'amabanki no bashaka guhindura kugira ngo ifaranga rijye mu kirere ribe ridafatika, babone uko batuma umuntu noneho barushaho kumugenzura no kumutegeka cyane, kuko uzaba atari muri uwo murongo, ndavuga umurongo wo bashaka, azajya kuri computer kugira ngo ashake amafaranga bajye bandikaho ngo access denied. Icyo gihe nta kintu wakora birangiye, ibyo wari ufite birangiye. So kugira ngo rero ube acceptable, wemerwe, ugomba kuba uri umuntu wumvira. Aho rero niho tugana bakundwa, ni ahantu habi cyane. Umuntu utajyanye na gahunda izaba iriho kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero Ruto kuba yaravuze ngo barwanye idolari, nta usibye gusa rubanda rwo hasi rutazi ibyo ari byo, n'abashobora gutekereza ngo Amerika wenda yababara. No, Amerika n'ubundi idolari ntabwo ari ifaranga rya Amerika. Amerika rifite nk'inguzanyo, ari nayo mpamvu ifite imyenda myinshi. Bagize amahirwe idolari ryagwa rikavaho, bakajya mu kindi kintu cyatuma bagira icyo bita debt relief. Sinzi icyo gihe uko bazabikora barabizi, ariko biriho. Ibindi rero byabayeho ni ukuvuga ngo mu kanya mbere y'uko rutajyayo bari bamaze uburyo bwo ku bayobozi babo muri Amerika. Ibyo simvuga ngo ni umuyobozi muri Amerika, ndavuga ni inkingi ya mwamba muri Illuminati. Yari yavuze ko u Rwanda rwo rwarashe impunzi. Ibyo mwarabyumvise sinabitindaho. Biza gutuma rero habikikango n'abantu kwibaza ibyo ari byo, ndetse benshi bakibwira ko kirari ikintu kirari ikintu bavuga muri ya gahunda yo kugira ngo intambara ikomeze, na bya bindi by'imishyikirano abantu baba bashaka bipfe. Kuko nabo uvuze ngo u Rwanda rwarashe impunzi n'uruhande rwa Congo ruba ruvuga yuko noneho rubonye icyo rwemeza, kuko ari abakuru yavuye butware, kandi bakaba bagize icyo bita moral support. Hagati aho kandi ukongera ukavuga ariko mukwiriye kugira imishyikirano, kuko niko barangije babivuga. Nibwira ko Ruto ari byo yavuganye na Blinken, n'ibyo yavuganye na Joe Biden, nuko ikibazo cya Congo kigomba kurangira mu mishyikirano. Iyo umuntu avuze icyo avuga ibi, mu gitondo akavuga biriya, mu gitondo akavuga ibi, hari icyo abashaka, kandi abagambiriye. Ubushize twavuze ku byerekeye icyago cyariho cy'iyi ntambara, twavuga irimo itegurwa, usibye yuko impamvu itari yashyirwa mu bikorwa nabwo ntitukizi, bera n'ubuntu bw'Imana, yo gutsemba abantu n'ibintu. Kuko iyo tuvuze abantu n'ibintu turavuga ngo baba abasirikare, baba abasivili, iyo bapfuye n'abantu babapfa. Iyo tuvuze ibintu tuba tuvuga ibyaremwe byose, harimo n'ibiti, harimo n'ibyatsi, harimo n'amatungo.
n'inyamaswa by'Imana byose yaremye harimo n'inyoni n'ibikururuka byose rero intambara irabyica. Iyo ntambara rero nicyo igamije kandi icyo yari yateguriwe nabwo, ariko ku imbabazi z'Imana ntiyari yatangira, ntabwo tuzi ibyayo, ariko bishobora kuba biri mu nzira. Ba nyir'ubwite hari ibyo bategereje wenda bagitegura ariko bazabikora. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyo ntambara rero ikintu cyadutangaje bushize twavuze ni ukwinjira kwa ONU muri yo, kandi yari yasezerewe ikaza iritsira ngo ize gufasha Kongo. Ni ukubera iki? Ni ubwiru bikubiye inyuma y'icyo kintu n'ubuye. Ejo numvise inkuru idasanzwe ariko nanisanzwe nzi yuko aho bita mu Rurambo hariya muri Kivu y'Amajyepfo abantu babo bari bashyize hamwe, cyane cyane abitwa abapfurero n'abanyamurenge, ariko byarangiye ubwo bumwe bwabo bushenywe, cyane cyane ko umuryango w'abibumbye ubwawo cyangwa UNESCO yaje yafashe intwari zuzuza amakamyo irazitwara ajya kuziha insoresore z'abapfurero ngo bajye kunyaga inka z'abanyamurenge. ubu ni kuba iyo ubwayo ikoze ikintu nk'icyo, ni umutego mutindi, ni satani muri twe. Abari bafite ubumwe ikabasenya, noneho hagakurikiraho ubwicanyi ntangere n'ibibi byose, ariko abantu bakaba bayibona bagakoma mu mashyi ngo babonye umutabazi. Ibyo ariko si ubwa mbere nabyumvise no muri za Mali, uburyo batwaye intwaro bajya kuziha abajihadiste, nabyumvise muri Somalia, ubwo muri Kenya bafataga amakamyo z'intwaro zirimo zizambuka zijya muri Somalia bazitwariye ibyihebe, byo bita ngo ni ibyihebe ariko ari ingabo zabo bitwa Al-Shabaab. So rero dukwiriye kukanguka tukamenya ibintu. Ukwiyoberanya kuri muri Kongo sivuze ngo niho honyine, no mu karere muri rusange ari cyo kugamije, ni ugutuma abantu bakomeza gupfa. Hari icyobo cyazutse ejo bundi cyari cyuzuye abantu, abagore n'abagabo n'abana, cyuzuye abantu benshi cyane hafi na Goma, ariko nta tangazamakuru ryakivuze. Byagarukiye aho kiretse abantu babo kuri za YouTube bavuze ibyo, aribo babitangaje, kandi ibyo ntawe bikurikira cyangwa biha agaciro, kuko amakuru ya YouTube bagomba kuyita yuko ari unfounded rumors cyangwa se unreliable sources. Ni ukuvuga amakuru adafite ishingiro, aha naho yaba ari ay'ukuri. Ariko ibombe yaguye mu bantu, kandi ari undi mutego wateganyije. Abantu bapfuye ntabwo bangana bari muri kiriya cyobo cyo babonye cyangwa cyo bavumbuye hafi na Goma. No, bari batandukanye, abantu barashize benshi cyane, n'abandi bagenda bapfa, n'abantu baherutse kugwa hariya za Rwindi b'ingabo za Kongo zamennyeho amabombe y'abasivili. Ibyo rero ntibabivuga. Icyo ni ukwiyoberanya gukomeye cyane. Niyo mu kwiyoberanya tuvuga ku ntambara ibera muri Kongo no mu karere, niko bagomba kutwica bene muri ubwo buryo. Naho bavuze abantu bishwe n'imitwe y'iterabwoba nka za EDF naru, nk'abitwa abarendu bakorera mu ishyaka ryitwa Kodeko, nta muntu ushobora kubivuga ibyo ngibyo, nta nubwo babitwara nk'ikintu gikomeye cyangwa amahanga riri bavuge ngo ibintu ni ishyano. Ariko iyo bashaka kugira ngo akantu bazi kaza gutuma habaho uburakari mu bitwa ngo ni abaturage cyangwa abanyafurikani cyangwa abaturage ba kano karere, bavuga ibyo bati M23 yarasha abantu aha, kugira ngo M23 n'abayibonamo barakare cyangwa se bumve yuko bagushije ishyano, abahagariye bisha abantu, noneho bigiye kubakoraho. Noneho bari ku rundi ruhande nabo bakavuga ati Simba ibonye ubutungiro, bakabyina bakavuga bati igitangaza rero tubonye inkunga. Ibintu bimeze bityo rero kuyoberanya kurimo kuratizwa umurindi kandi kuzakomezwa, hagamijwe kugira ngo intambara ye kurangira, ahubwo twari igihe kirekire kandi yica abantu benshi. Amahirwe wenda navuga cyangwa ukuri kwagira ukuri nuko wenda nkuko bigenda bigaragara, ingabo zo ku ruhande rw'abicanyi, kuko niko mbifata, aho bageze abantu barapfa, amatungo agapfa,
zibona abitwa ngo ni abanzi babo zigakwirwa imishwaro zikiruka. Icyo nacyo ni ikigaragaza ko Bibiliya ikivuga, iravuga ngo umunyabyaha ahunga nta kimwirukanye. Kuko aho ugeze urafata abagore, navuze ubushize ibyo bakoze umuntu wari wafashe inkwano z'umukobwa bagiye kumushyingira, muzarenda akaza kumufata ku ngufu akamwenyega ati mwana wanjye wikuru utyo, umukobwa wanjye namaze kumunywera inzoga, nafashe n'inkwano ze, birankora nabi. Kandi koko mu muco w'iwabo muri abo bantu benshi muri Kongo, iyo umuntu abaye yatyo biba bipfuye, nubwo yaba atamwishe ariko abamuteye icyasha gikomeye. Ibyo ni ibintu biba mu mico y'Abanyafurika benshi, ariko n'abantu b'isi bashobora bamwe kubikora. Ntabwo umuntu uba wandujwe nk'uko rimwe na rimwe bitabaye gusa ubuntu bwari butamutwara, ko ntubuze uko byamugendekeye. Ubwo nibyo mvuga nkurikije ibyo mwumva namwe kandi ndi ku munsi. Ibyo rero bigatuma byatumye uwo muhungu afata imbunda arasa uwo musaza. Ibyo ariko ntawe ubivuga, nta namba za Okapi, kuko Okapi ni radiyo, ni icyombo cya habari cyangwa ni icyombo cy'itangazamakuru cya ONU. Kigomba rero gushyira ahagaragara ibijyanye n'inyungu za ONU nk'iyo, kuko ishaka yuko abantu bashira, bamwe kabatwarira intwaro bakajya kwica abandi, bakajya kwica abaturanyi babo. Ariko twebwe Abanyafurika ntabwo tunabitekereza ngo tunabishyira ahantu, tunabisakuze, tunabyereka abantu, tunavuge uko bimeze, bishiriraho ahari tugakurikira ibiriho. Kandi ejo ugasanga niyo turayibyina, turavuga ko umuryango w'abibumbye ari igitangaza, kuko n'ingabo inyinshi mu ngabo umuryango w'abibumbye ugira ni izacu, nizituruka muri twe no mu bindi bihugu byinshi cyane, bakajyaho wenda kuko bafite ubufaranga bahemba abantu, umuntu akavuga ati reka ndume igihuha muri naramuka. Iyo niyo porogaramu rero bagenda bakoze, dukora ducecetse kugira ngo turamuke, ariko dupfa buhoro buhoro, uruhongohongo. Muri make ibyo navuga rero kuri icyo cyago kiri aho ngaho, cyangwa kiri muri Kongo n'akarere ku byerekeye uyi gahunda yo kwica abantu uruhongohongo. Ya Pastor, ku ruhande rumwe tugarutse ku ruzinduko rwa Ruto hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona hari akamaro rwa ruzinduko ruzagirira aka karere mu bijyanye no gukemura ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa n'ubundi ntacyo byatanga? Ntacyo byatanga, ariko yari moral booster. Ni ukuvuga ngo cyateje morali ku ruhande rumwe ku bantu nicyo nahoze mvuga, ku kuri, icyo bita ukuri ni ikintu ubwacyo kiri ugufite abagira amahirwe. So abantu abashaka ukuri bose, ukuri kwibera muri kariya karere Ruto hari icyo yakivuzeho, kandi akivuga ari umuntu ukomeye mu karere, ndetse buriya ibyo ari byo byose, baba South Africa, baba Malawi, baba Tanzania, Burundi bwo sinamenye ibyabwo, size umurongo wa politike ni nk'abagaragu b'Abatanzania, nibura bo wenda hari icyo bumvise, kuko bari abantu bari muri East Africa, Tanzania iri muri East African Community, yumvise rero membre ukomeye cyane avuze ibintu nka biriya, nabo batekereza kugira ngo iriya commitment yo kurwana n'intambara n'ibiki byose. Kandi hamaze kugaragara yuko hari abantu bamwe mu bayobozi ba East Africa bagaragaza yuko ibyo bintu atari byo, kandi batabyumva nko bashobora kugenza amaguru make, bakumva yuko kubyishoramo atari ibintu byarangira ku buryo bworoshye. So bikaba kandi byakwica n'umubano mwiza, kuko buri nka East African Community, urugero nko muri, ndibwira yuko byizi neza ariko kanongere mbikubwire, muri 2013 cyagihe basenyaga M23 kiregiye, aba East Africans bose barafite ijwi rimwe, bavujwe icyemezo cyo kuvuga ngo basabye M23 ngo ive mu mujyi wa Goma, barayishyikira rwose. Museveni ubwe nimwe mongera ngo no bayobozi bemewe muri East Africa niwe mu bantu babivuze ngo bagomba kuva muri Goma bakarikano no wenda, kuko ibiro byarutse kuri pressure mpuzamahanga, ngira ngo niyo mpamvu no bayitinye kuko bakayihorera. Ni ikiguzi gikomeye cyane, bemeye gupfusha no guharamagara. Ibi byose ni ya gahunda nyine yo kugira ngo intambara ye kurangira, babiteguye muri buriya buryo, kuko ufashe Goma byaba byoroshye, wa muyoboro wo kuzana intwaro n'abasirikare kugira ngo bakomeze bica abantu n'abantu muri Goma bashire, byaba byararangiye. Ariko twe dusenga Imana ko niyo gisubizo, ntabwo igisubizo gishobora guturuka mu isi. Abakondakitinga n'abashaka ziriya ntambara bari mu mukino wabo, babita ngo ni chess game. Intambara ni chess game, n'umukino kuri bo.
ni nk'uko ikipe z'umupira zaba zihanganye ukajya hariya muri arena kureba uko bigenda ndabona uko bameze. iyo urebye aha hantu M23 yafashe hitwa Rubaya ni hantu hacukurwa koruta nyinshi ku isi. Bamwe bati M23 ntishobora kuhafata ba nyiri koruta no kuyikoramo ibyo bakoramo batayihaye green light. Nibyo nawe niko bibona? Jewe nzi yuko nubo ntabibona ntyo ariko hari icyo nemera ni principle. Isi iyoborwa n'agatsiko k'abantu bake. Agatsiko rero k'abantu bake niho gasarura n'umutungo wayo. Ni muri rwo rwego nibwire ngo icyo nacyo cyaba ari ukuri. Kuko kuboneka tuyifate kuko hashobora kuba hari mismanagement. By the way akandi kantu ushaka kuvuga mbere ko tuva kuri Congo. Superpower rivalry imaze kugaragara. Ubukeba muri bya bihugu bikomeye ariko bikorera umugabo umwe ari we Satani na Illuminati. Imaze kugenda igaragara. Urugero biragaragara yuko Tshisekedi nubwo aromahuha ariko abogamiye cyane ku ruhande rw'Ubushinwa n'Abarusiya. Nayo muri rwego uriya mugabo wo muri Burkina Faso Traoré nashimaga mwashimaga uriya ni igihubutsi nta bwenge afite ariko afitemo n'ubwana wumva yamwahaye n'ingabo abasirikare bagera ku bihumbi muri 400. Ibyo ngibyo hari icyo bivuze ba Burkina Faso muri Congo. Pastor ayo makuru akomeje kuvugwa ariko nta kibyemeza. Nta kibyemeza ariko icyo tuzi nuko yabivuze kabizwe mu itangazamakuru yuko ashyigikiye Tshisekedi. Hanyuma kumuhingabo byo kumuhingabo barabivuga ariko nkuko bivuze nawe nta evidence dufite on the ground. Ariko bavuze ko ngo zarahageze sirikare 400. Rero ese bundi byavugwa nande itangazamakuru riri muri Goma ryabivuga ni iri. Niyo mpamvu twemera ibyo abatubwira bo kuri YouTube wenda babireba babimenye twabaha agaciro until otherwise kugeza igihe hazabaho ababivuguruza. Bariya barabeshya muri ntuza mu YouTube nanjye nyibaho ariko ari no se bari bavuze ngo Kanyabayongo yarafashwe. Usanga abantu baranatukana ushatse kuvuga ngo sibyo bakanamutuka. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa akanashaka kwerekana uko that rivalry buriya bukeba burimo buraza. N'ubushoboye ko Abashinwa barimo bacukura amabuye ahantu henshi barahageze n'Abarusiya urumva ntabwo ari wagina yabo yaje ariko nabo bafite ibyo bakora hariya nibwira yuko basa nkaho Tshisekedi ashaka kubegera kuko abona yuko M23 ashobora kuba gifite connections n'abandi bantu yatekerezaga yabimenye rero nubwo batabivuze ku mugaragaro ariko hari abanyamerika tugiye muri superpower rivalry. Yes, abanyamerika bigaragara rero yuko aho bigeze bishobora kuba kugiye gutomora bikaba muri uwo murongo. Kaba muri uwo murongo no kuba open. Bamwe bagashyikira ku buryo bugaragara n'abandi bagashyikira hariya. Nubwo bitaba ari mu buryo bushakuje ariko mu buryo buhoro kandi bwemewe. Bikagenda bimenyekana. None ibyo bintu bikavanaho urujijo ariko bajya kubikora bamaze kubona. Uzi icyo baheraho bamara kuva ngo se uruhande dushyigikiye rufite imbaraga koko ntabwo ruzadutaba mu nama. Iyo batabye mu nama rero bakaneshwa bari ibibazo. Ibyo bibazo ntibaba babyishimira kuko icyo bashaka nuko habaho intambara y'igihe kirekire yica abantu. Nk'abura byabaye muri Ethiopia ntabwo byabanejeje. Intambara yabaye akanya gato ingabo za leta zitsinda iz'abatigiriya bari bigometse kuri leta. Ariko bura niko babishakaga. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo reka mwumvikane bisa nk'ibirangiriye mu biganiro bitarangiriye kucyo bita outright defeat. Ariko virtually they had been defeated. Bari batsinzwe. So noneho rero icyo shaka kuvuga no kuvuga ngo ikibazo gikomeye cyane dukanguke tube maso ariko nta nicyo twanakora kwiza nuko twamenya ukuri tukamenya umwenzi nyayo dufite tukamenya ikinyoma cyari cyo n'ukuri ko ariko. Hanyuma aho bigeze uravuze uti ubu noneho M23 ku banyamerika bagiye kwerura Abashinwa n'Abarusiya nabo ku ruhande rwa Congo berure. Intambara igiye kuba intambara yeruye buri ruhande rugaragaza urushyigikiye. Niko mbibona nubwo bitari byajya ariko birimo niho bigana. Cyane cyane ibyo Ruto yavugiye hariya n'ukuntu Biden uko babiganiragaho bisa nkaho bari bahuje imyumvire ku kintu kuri icyo kintu. Ubwo rero kandi Ruto ari umuntu ukomeye muri East Africa aricyo nakubwiraga. No ukuvuga ngo avuze atyo Amerika bivuze. Ni indirectly bashaka kwerekana yuko on the ground
hari ikintu kigaragarira amaso ya benshi kandi cyemewe kivuye mu muyobozi ukomeye kandi gifite abandi bayobozi batavuze ko bagishyigikiye muri East Africa. Ubwo rero bikavuga ngo ubwo bimeze bityo noneho rero bashobora no kubikora ku mugaragaro bakavuga ariko ibi bintu twebwe turabona M23 ifite ibibazo byayo nimwumvikane kundi ku ruhande bakavuga ati mwe ko hakagira abandi bavuga ngo mwe kumvikana tuzabaha intwaro kandi nta kantu gatoya kafuta gati igihugu cyose kandi nawe M23 ku makinga kazagira Kinshasa se byatwara umwaka usibye ko bamaze gufata gomba byo ntibyatwara n'igihe kirekire kuko tuzi imibereho y'abanyekongo n'igihugu bwacu giteye n'imyumvire yabo ni ariko kubera ubunini bw'igihugu nibwo byanago byabura umwaka you cannot match to Kinshasa with easy ntabwo bava gutera n'amaguru uzagera Kinshasa uce amashyamba akomeye none uri inyeshyamba kereka ari ibindi bihugu byongeye mwingabo bikagira umuvuduko none kira gisirikare cya Kongo ntabwo kimeze nk'icya Mobutu ubwo bice k'igisirikare cya Mobutu ntabwo cyari kigize cy'Rwanda cyahizo n'abantu b'abasaza bari baramenyereye kwirira Mobutu bwe yari umuntu utagifite umurongo wamaganwa n'ibihugu cyane cyane bito n'iby'Uburayi byaraboroheye kugikishasa ku buryo bworoshye abasirikare aho bageraga abasirikare barahunga bari batazi risasu uko rivuga baheruka training gusa barenze bakirira bakigira kwirira inyama niki ibyo bitakatanyama byarangira bikabirangiye so abangaba rero bari baje ari abantu baramaze imyaka myinshi mu ntambara ari hardened battle hardened kuba ku bitaro byari byoroshye so ubu rero ntabwo ariko bimeze abanyekongo benshi nabo bamaze kuba battle hardened nubwo wenda character wise ko bateye imiremerwe yayo bitabahindura cyane ariko nibura bafite experience bafite n'intwaro zikomeye none uku kwerura kw'iyi ntambara pastor uku kwerura kwayo biraganisha he biraganisha ku kaga gakomeye no kabona kababaro ntabwo nabona ibintu byiza kuko bimaze kugenda bityo noneho habamo noneho gukora ku mugaragaro wasanga n'abapilot b'Abarusiya baza n'Abashinwa kuza kuba ari batwara ziriya ndege bagakoresha na serious equipment yo kugira ngo barase ku mwanzi ibyo rero byaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko kadusenge Imana wenda hari uko byabukunda nge simbyemeza nk'ijana ariko ndabona ari yo nzira reka dukomereze kuri iyi ngingo ivuga ko OTAN ishaka kurasa ku butaka bw'Uburusiya binyuze kuri Ukraine mu kanya ndimo ndasoma amakuru ndeba ko Ububiligi bwemereye Ukraine indege 30 z'intambara yes bo nukuvuga ngo aho ibintu bigeze ntabwo intambara ari ya Ukraine n'Uburusiya ni intambara mpuzamahanga ni intambara hagati bamwe baravuga ngo intambara hagati ya OTAN na n'Uburusiya hagati ya OTAN na katuvuge BRICS tuvuge muri yo sense ubwo rero nawe bimeze bityo ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije isi buri Uburusiya bo bari ku front ariko uruva hariyo za Iran nyuma za Korea China ubwayo yigeze kudeployinga abasirikare bagera kuri miliyoni umunsi umwe bashyira ku mpaka wayo n'Uburusiya bari bagiye kurwana mu cyamagana 1969 ariko abantu bose baratangaye n'ubu rero ifite igisirikare gikomeye cyane ifite abasirikare under arms batari munsi ya miliyoni 20 bazimanganye Uburayi mu munsi umwe noneho rero no kuvuga ngo barimo barashotora iyo ntambara ibihugu bimwe biravuze abahanda bivuga ngo umunyamabanga wa OTAN yavuze ngo Ukraine intambara NATO izi bihugu bya NATO biyiha bari barabuje kubikoresha barasa ku butaka bw'Uburusiya none we yabyemeje kandi kurasa ku butaka bw'Uburusiya bivuze NATO yuko iteye Uburusiya harimo ibihugu byahagurutse bihinda umushyitsi ibihugu nka ngira ngo Espagne no Italy na ntuza na n'Ubudage babyamaganye bati ibyo bintu ntabwo ari byo ariko nubwo babya mu gitondo numvise inkuru yuko ariho bongeye no kubishimangira yuko uwo munyamabanga ngira ngo n'ubunyamabanga ngira ngo na Amerika yabivuze siza babivuze bandi bashimangira ko ibyo ngibyo nta kindi kigomba gukurikiraho intwaro baziha ngo kubera ko n'Uburusiya n'ubundi burasa bukarasa muri Ukraine ifite uburenganzira burasa mu Burusiya ariko ubundi yari yemeye kurasa mu Burusiya ariko udakoresha intwaro za OTAN intwaro za OTAN rero zikoreshwa ni ukuvuga ngo icyo bashakaga bo barakibona kwa kwinyegeza ya ntambara abantu bose badashaka
bizatuma ibaho. Iyo ntambara izabaho mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo Uburusiya buzavuga bwamaze kubitangaho itangazo yuko kurakoresha intwaro zabo barasa ku butaka bwayo ni kimwe egari kugira kwitangazaho intambara. Niba wibuka bakoze drills hambere hanga drills no kuvuga imyemenyerezo yo kongera kwiyibukiranya gukoresha intwaro zake, bakoze imyitozo ariko noneho bakora imyitozo mu gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ubwo rero ibyo ntabwo babikorera gusa. This is a game, ni umukino watangiwe, iriya ntambara se kitarangira. Ni ikibazo gikomeye cyane, so tugomba kuba maso tukareba iyo bigana. Ubwo uri gutekereza ko aba banyawotani batabibona ko nibaramuka barashe mu Burusiya ari ugushotora Uburusiya cyangwa n'ubundi nibyo biteganyijwe? No, suko batabibona. Iriya ni gahunda ndakuwe yuko ari gahunda y'intambara eshatu zateguwe. Intambara ya mbere n'iya kabiri byararangiye, uti mu ya gatatu nanone iyi ntambara ya gatatu yateguwe n'ibyabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubu rero nicyo kigo ibona icyo barwana naho ujye mu bari ubwo bakimenyereza abantu bakakishiramo. Bityo banga kwishiza abantu mu kintu batari bacyumva. So abantu rero barimo baracyumva. Ubu rero kucyumva ubwo ni gute? Nukumva yuko kucyumva nuvuga ngo iyi ntambara iri necessary. Tugomba kuyirwana kuko biragaragara ko nta kundi. Icyambere Abarusiya kumva yuko NATO yatangiye kuba intwaro ziva mu bune NATO zibarasa. Kubabwira yuko bagomba kwirwanaho barabyumva, bizahita byoroha. Nicyo bashaka kandi. We Putin uko bano bantu ne murege nakababwiriye. N'abanazi nibo bagiye muri Ukraine. Ukraine tunone dore uko imeze, baraha intwaro n'ubundi no bayiteye kwigomeka bafite icyo bashaka. Ndibwira yuko wari umukozi wa Poroshenko, uyu president wigeze kuyobora OTAN. Ninde wasimbuye uyu nguyu uriho yasimbuwe na uwo yasimbuye, hari uwo yasimbuye yari pro Russia, yari uravuga president wa Ukraine? Ukraine. Victor Yanukovych. No, Victor Poroshenko. Hari uwo tuga Poroshenko. Petro Poroshenko. Uwo nguwo yari ku ruhande rw'Abanyaburayi. Avuyeho ajya ku ruhande rw'Abarusiya. Ku ruhande rw'Abarusiya rero bisa nkaho bibaye neza, ariko no hanyuma hazuye. Uyu nguyu rero aje, uyu Zelensky aza mu by'ukuri aje gukora ishyano. Ni wateganyirijwe rero ibi. Ni Umuyahudi kandi afitanye ubumwe n'abariya ba Rusiya bategeka isi, ari nayo icyo bakoresha cyane iyo bari muri skill muri diru yabo bakoresha Umuyahudi. Buriya nubwo ari mu Ukrainian ariko no Umuyahudi na afite na filozofi yabo. So rero ibyo nicyo yakoze, na ubu nicyo bariho rero bakora, barenyegeza iriya ntambara. Ariko bashaka kugira ngo ibanze yumvikane yuko ari necessary evil. Ni ikintu cyankenerwa kigomba kubaho. Abarusiya bazakimenya ryari umunsi zo ntwaro zitagiye kubakubita. None bazibakubita bamenye ngo ntago barwana nande na Ukraine. Ukraine ntabwo ikibaho. Ukraine nta basirikare ntaki. Kandi bariya n'Abarusiya bakaye barashoboye kuyimakinga aho barafasha no mu rwa mukuru bakoresha imbaraga zabo zose. Ariko baraceceka kugira ngo uko ari ibanga baziranyeho kugira ngo ashobore gutuma ya ntambara no ikomera abantu bayigwemo bose ibintu bicike. Ya Pastor, sinzi niba hari icyo wakongeraho kugira ngo wenda tujye ku ngingo ituganisha ku musozo y'ubushyamirane hagati ya Israel na Misiri. Icyo nakongeraho nuko nyine hari akaga gakomeye tubona yuko kukikuramo bigoye. Tugize amahirwe iriya ntambara yahagarara, niba hariho if there is to be continuity of life on earth, haramutse kuko hari icyizere yuko nk'inyoko muntu tuzakomeza kubaho. Erega bamwe abantu benshi tumeze nk'inkoko. Urabona inkoko iyo nyirazo aje ari umusinzi ntizimenya iri buramuke n'iri busibiri. Kuko araza akavuga ati nimuzane dore n'ubundi nsanzwe amerwe yanyishe. Inkoko zikareba bafata mwe nijoro bakarya. Natwe niko tuba tumeze. Kuko twebwe iyo uri nkanga ukareba ufite agahenge, ukareba ubuzima bukomeza, ntabwo ari ikibazo ko giteye. Ariko twe turareba ku rwego rugari cyane rw'isi. None tukabihuza n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bw'Imana rero nicyo butubwira mu kanya turasoma ijambo ry'Imana rijyanye n'ibingibi biriho byototera isi yose. So nicyo rero narangiza mvuga. Ya reka turebe kuri ubu bushyamirane hagati ya Israel na Misiri. Ejo bundi twagiye tubona habayeho kurasana hagati y'impande zombi.
ubu bushyamirane bwo buraganisha he, burakururwa n'iki? Hari ikintu kirimo kiremwa mu burasirazuba bwo hagati. Icyo kirimo kiremwa ni ikihe? Ni ukutarangira kw'iriya ntambara no gutuma abantu bose bayijizwamo, ntaho bitandukanye n'ibya Ukraine. Urugero, ibihugu nka Qatar na United Arab Emirates na Saudi Arabia, ibindi bihugu biri hariya mu kigobe cya Perse, byose ni ibihugu bundi abanyamerika cyangwa abanyaburayi bakoronije. Ariko niyo kuvuga nti ngo ni abanyaburayi n'abanyamerika, mvuge yuko ari ishami rya Illuminati ryafashe kiriya gice gikomeye cyane mu isi y'Abarabu cyangwa mu isi y'Abayisilamu. Ni ikibazo ibihugu biri hariya ni nk'ibyabo. Noneho baje kwifatira n'igihugu nka Egiputa, nacyo bakigarura ku ruhande rwabo. Ubu rero Egiputa kuba abasirikare yarabanje yanga, Egiputa yakoze nk'umuhuza mbere. Ibaye ikora nk'umuhuza, ifashijwemo na za Qatar na za Saudi Arabia, bo ni Abayisilamu ni n'Abarabu, ariko ntibashaka kujya kugira uruhande rw'ubako, bashaka bagaragaza yuko ari abantu bari basanzwe bafite imibanire myiza na Isirayeli ndetse na Amerika. None bakumva yuko bagiye ku ruhande rwo kuba rwo guhangana, baba ubwabo bishe mu masezerano. None ubu bikiriho nuko bavuze ngo iriya ntambara ibera muri Rafa, Isirayeli yagombaga kuyihagarika. Ndetse hari n'ikinamico ryabayeho, baravuga ngo urukiko mpuzamahanga, the International Court of Justice, ngo yaratanze impuruza yo kubwo Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli yahagarika iyo ntambara, kugeza naho hari uwavuze ngo babahaye ngo izandiko, bashyize izandiko zo kubafata, gufata Netanyahu no gufata uriyobora Hamas. Ibyo bintu byombi ntushobora no kubigereranya ngo bikunde. Nawe ubikoze ubu si ni ikinamico. Ibyo rero byatumye Isirayeli igira ubukana bwinshi, iravuga ngo nubwo imeze ityo igomba kurwana. Hari ibihugu bimaze gukora ikintu gikomeye cyane mu Burayi kandi kibi. Icyo ni iki? Ibihugu nka Spain cyangwa Espagne, ibihugu nka Sweden na Denmark byakoze icyago gikomeye cyo kuvuga ngo biremera isi Palestine nk'igihugu kigenga. That recognition is very bad. Nuvuga iyo ukoze ibyo hari icyo bivuze. Bivuze iki? Bituma abari ku ruhande rw'Abapalestina bari b'Abayisilamu n'urugero n'abandi babashyigikira babona legitimacy yo kumva yuko bashobora kuba bakomeza bakanarwana na Isirayeli, kuko bavuze ngo uwo muri Qatar yavuze ngo Isirayeli turagusaba kugira ngo uve amahanga yose agusaba. Amahanga gusaba no kuvuga ngo ntago bikiri ikibazo, ntago ari ikibazo noneho cy'Abayisilamu n'Abarabu cyangwa n'abandi bantu b'iburasirazuba kandi bavuga yuko bayoborwa ngo n'ibitugu badafite za demokarasi. Ahubwo n'ibihugu bitoye ko bikomeye muri demokarasi nayo byaje. Uzi ushatse kuvuga biriya bihugu ntabwo nari mwe bishobora kurwana ku ruhande rwa Palestine. Ariko kuvuga yuko bishyikiye Palestine nk'igihugu, iyo ni propaganda ibigamije kugira gute gushyushya ibitwe. Nka bya bindi byo muri Kongo, aho bagiye bate bakavuga ngo we wakoze iki, bakavuga u Rwanda, bakavuga ibiki, ngo byo nari nabivuze. No kuvuga rero hariya no kuvuga biravuga iki? Biravuga ngo abantu bari ku ruhande rwa Palestine bari barabona icyo bita moral booster, barabona ikintu gituma morale yabo izamuka, baba barwanyi n'ibyo bihugu biri hariya kuri ruhande. Biravuga tuno tumaze kubona abantu benshi badushyigikira. Wabonye nuko byabaye muri ONU. Icyo gihe hari ikintu cyabaye size nabaracyumvise cyangwa naragite, we ntabwo bashobora no kukibazaho. Icyo gihe bafashe yuko Palestine ari igihugu cy'umunyamuryango wemewe. Ubundi byajyaga bikorwa nuko Amerika yajya ikoresha bita veto. None iyo veto ntabwo yayikoresheje. Nubwo na Isirayeli bagiye ku ruhande rw'ibihakanya, ariko ntabwo bakoresheje veto yo kucyubuza. Siko byagenze se? Kubera izo mpamvu rero hari icyo bivuze buriya. Biravuze ngo no buryo bwo gutuma morali y'abantu barwana ku ruhande rwa Palestine yiyongera. N'abashaka kurwana n'ubukana bumve ko bafite noneho n'ishingiro. Kuko Palestine ni igihugu gikwiriye kwigenga, gikwiriye kubaho, gikwiriye kugira amahoro, gikwiriye kandi kwemerwa mu ruhando mpuzamahanga. Kikaba gifite n'uburenganzira bwo kubaho nk'igihugu. Iyo uvuze ngo ni ikibazo, uzi icyo bishatse kuvuga aho ngaho? Iyo uvuze ngo ni ikibazo, ni igihugu cyemewe kubaho. Occupation ya Isirayeli ibibaye illegal.
ni ukuvuga ngo abisirayeli ingabo zabo ziri muri cyane cyane muri West Bank no muri Gaza batangira kumva yuko izo ari ingabo ziri occupation forces, ni ingabo zaje kuvogera ubusugire bw'igihugu cyemewe ku rwego kuko igihugu kitari cyemerwa ku rwego mpuzamahanga ntabwo bacyumva nk'uko ureba Somaliland urayireba barige bafite ibintu byabo bari kure ariko bafite ikibazo kimwe ntawe bemera ku rwego mpuzamahanga ariko ni igihugu gifite imipaka yacyo kirimo kirakora ibintu baranacuruza barakora iki bafite n'amahoro kuruta Somalia yindi iriya isigaye kiriya gihande kirimo Al-Shabaab. So rero ariko hari ikintu kibura recognition mpuzamahanga. Byumvikane yuko kwemerwa kwacu nko kubaho kw'abantu ntabwo bituruka mu bushake bwacu ahubwo bituruka mu bushake bw'abandi. Ibyo bitaba umuryango mpuzamahanga. So nicyo Palestine buriya yo irushije Somaliland. Iyo bamaze kuyemera hasigaye gusa wenda ibyo bintu kubishyira ku mugaragaro. Ubu rero Isirayeli hangana n'igihugu cyigenze yateye ikagabaho igitero. Byumvikane yuko Isirayeli kandi ntishobora guhagarara kuko Isirayeli izi yuko ishyigikiwe kandi zikigamije no kugira ngo yangashoza vururu icyo yashyiriweho. Intambara ya gatatu igomba gushingira kuri bo. Nta nubwo intambara ya gatatu buri igomba gushingira kuri Ukraine n'Uburusiya. Igomba gushingira cyane cyane kugira ngo isi yose yigemo. Bizaturuka yuko ikibazo cyo burasirazuba bwo hagati cyescalates ku rwego rukomeye noneho rw'imigabane ibiri y'abashyigikiye Palestine yamaze kuba igihugu cyigenga yamaze kuba igihugu cyemewe ku rwego mpuzamahanga. Kwishyikira rero nta bigiye kuba intuza bigiye kuba inzira yemewe nk'igihugu kigomba gushyigikirwa no gufashwa. Ntabwo ari ibintu bitemewe bavuga ngo n'udutsiko tw'abantu ngo ni ibikino ni igihugu cyemewe kandi gifite ubwigenge. Kandi babonye yuko Trump cyo bashaka ndibwire ko ariyo gahunda ihari nubwo ntari nayemeza 100% ariko hari gahunda ihari nuko atorwa yamara gutorwa none agasoza ibyo yaravuze kuva mbere hose. Cyambere nuko yemeza yuko Jerusalem cyangwa Yerusalem ubu murwa mukuru wa Isirayeli. Kandi niba ayo murwa mukuru wa Isirayeli ya arrangement yari ihari hari gahunda yari ihari umuteguro wari uhari. Igice kimwe cyagomba kuba icya Isirayeli ikindi kikaba icya Palestine. Ubwo bizaba birangiye kigomba kuba ari cyicaro gikuru cyande cya Isirayeli. Ubwo nanone kandi muri aho kavuye kuvuga ko ari umurwa mukuru wa Isirayeli hari icyo bivuze. Aba Palestine kwigenga umurwa mukuru wabo nabo barashaka yuko uba Yerusalemu. Ubwo bikaba ikibazo. Niho babwiye bazabwira Isirayeli yuko igomba kwemera umurwa bakawugabanamo kabiri. Bamwe bagakorera aha abandi bagakorera hariya. Ibyo ni akaduruvayo ni ukuba ikibazo nta igisubizo ntabwo ubugishatse. Ni nayo mpamvu bashaka gusenya umuzikiti wa Masjid Al-Aqsa kugira ngo uwo muzikiti bawusimbuze igikorwa gikomeye cyane cyo gushyiraho urusengero rw'Abayahudi kuko nicyo kizamenyesha yuko Isirayeli noneho ari igihugu cyuje ibyangombwa kuko gifite Yerusalemu nk'umurwa wacyo aricyo baharanira iminsi yose bakiriho. So rero ibyo niho biraganisha ku kintu kibi cyane. Ngira ngo byo sobanura birabyumvise ibihugu biriya mu burasirazuba bya ibihugu nka Italy, ibihugu nka Sweden, Germany and Denmark kuba bagiye kuri urwo ruhande ni ikintu gikomeye cyane. Birumvikana yuko ibihugu byinshi byo mu Burayi nabyo babyumvikana yuko byo kandi ari ibihugu biri mu European Union ubumwe bw'Uburayi babivuze iki babishatse kwerekana yuko n'ibindi byose nubwo bitavuze hari icyo bishobora kumva. Ikindi biba bihaye recognition cyangwa kwemerwa kwa Palestine nk'igihugu mu bindi ko cyemewe n'umuryango w'abibumbye kandi cyagifite ibihugu bigishyikiye kandi bumva ibibazo byacyo. Ese giye ku ruhande rwanjye nakaba nifuza yuko Abapalestine bakubasofora ntibagire iwabo. Nose nakwishimira ko umuntu atagira iwabo. None se Abayahudi bo nakwifuza yuko bakandamiza abantu cyangwa yuko bashira. No, ahubwo umugozi bashyizwemo tubashobora kuwikuramo. Uriya mugozi bashyizwemo wo kubanza gutahura Abayuda yo bari bose bahungiye bakabazana bakabashyira muri Isirayeli noneho bagafata abantu bari bahatuye bakabimura bakabahindura impunzi. Ibyo bintu ni ibintu bidasobanutse. No gushaka igisubizo cy'ikibazo ariko kandi uremye ikindi kibazo cya rutura utazashobora kurangiza. Niyo mpamvu mu mwaka wa 1948 kugeza none imyaka irenga 70 irashize
nta kintu na kimwe kiganisha ku musozo cyangwa kiganisha kuri solution, ku gisubizo cy'ikibazo cya hariya kigeze kiboneka. Ahubwo biriya mpamvu baragenda bajya muri extremes zikomeye. Extreme ya mbere cyangwa ubuhezanguni bwa mbere baremye Trump ahagarara igihugu gikomeye ku isi, yashyizeho iki? Yashyizeho kwemera yuko umurwa wa Yerusalemu ariwe pfundo ry'ibibazo, uhinduka umurwa mukuru wa Isirayeli. Icyo kirakomeye ubwacyo. Ikindi bakoze noneho gikomeye ni ukwemera ku buryo budasanzwe kandi butajejetse, kwemera yuko Isirayeli ari igihugu cyemewe n'amahanga ku rwego mpuzamahanga. Palestine, yes, Palestine imaze kuba igihugu cyemewe ku rwego mpuzamahanga, igomba kwigenga ikagira imipaka yayo. Ubwo ni ukuvuga rero Isirayeli ahiri ingabo zaho ziri mu butaka bwa Palestine, ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kuvogera igihugu kigenga. Kandi icyo gihugu mu by'ukuri abakiyobora ni abateroriste, ko Hamas n'urugero niyobora Gaza, yitwa ngo ni Fatah yashizwe na Arafat, yo niyobora kandi Palestine. Palestine iriya yo bita ngo ni West Bank. Ibyo byose rero nicyo bivuze ikintu gikomeye cyane kandi kibabaje, kizatuma Abisirayeli badashobora kugira amahoro. Bigomba icyo bategereje kigomba gusohora, bagikora buhoro bitonze ariko baganisha ku ntego. So nicyo navuga rero. Pastor urakoze cyane. iyo habaye ibiganiro murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare